Banyarwandakazi twabazane filimi y'akataraboneka mu Rwanda. Nabi Films ni banga after banga. Nabi, nizere ko uyu munsi iyi segonda rimwe na rimwe mu buzima urukundo turwizirikaho, ariko bigasa nkaho turi muri gereza. Ni gereza y'urukundo. Burya umutima ni watuza, amaraso yawe ari kukugambanira. Murumuna w'umuntu arakomeye kandi nawe ari mu bagize urukundo. Ishyari ni ishyano, Fabiola agambaniye mukuru we kubera ishyari. Gabriela atewe icyuma kubera amafaranga. Ese Gabriela araza kurokoka? Pole niba atari we Paul yahanga. Imitsi ni imitindi, agahinda nikica koko. Mukuru wa Fabiola yisanze muri gereza. Amaherezo araza kuba yahe? Nabi akomeje guca mu bihe bigoye no gutotezwa na Tania. Kunganiza umukunzi uramufite. Fabiola yirogeye mukuru we, amugize ikiragida. None polisi ziramujyanye. Sheri. Kubura umwana w'urukundo biha uburenganzira rubanda bwo kuguharabika. Biraguye kuba mu buzima bukennye warahoze uri umukungu. Urukundo runyira mu nzira nyinshi, kugambanirwa no guhemukirwa bikisubiramo. Kurikirana iyi filimi kuri Nabi Films 250, ukore subscribe itazagucika, cyangwa ure muri comment ya mbere twayipininze. Sinshobora kubabarira nubwo harimo data nubwo hari sinshobora kubabarira. Ushobora kubabarira nushaka ko byibareresha amaraso n'amaraso. Wageraho ukabyibagirwa. Ngewe Imana imbabarire rwose ukuntu ura muryango wamfashije, ukuntu kamarade na Emile bamfashije. Imana mfashe umugore wa kamarade ntagire ikibazo ahura nacyo. Ntacyo ashobora guhura nacyo uko rega nabandi babitinyuka. Ariko ukuguzi uzi inkono ura mugore yakubiswe. Hakuzi ko nta kintu ari kubasha kurya. Yarya ati ntitwabuze ukuntu tumuha icyo kurya. Nicyo kibazo. Akora iminsi amazemo hari ahantu. Kira mu gaciro nawe utekereze umwana w'uko araho nta kintu abasha kurya, ntabasha kugera n'utuzi two kumubona, ahubwo icyarya ni inkoni gusa. Ariko aba bantu nimba bagira umutima, nimba baremye mu kisi, baramukubita agahinda kanyica. Nakuvuga ukuntu bari abana bamfashije, nakuvuga ukuntu bambaye hafi. Mana yanjye nabuze ikintu nkora, ariko ngiye nkubwire ibi bintu niba bidakemutse ngenda hamagaye inzego zishinzwe umutekano, mvuga ko nubwo muri mukumbuza ngo ibi bintu ngo tube tubyihoreye. Kiwe ndahamagaye inzego z'umutekano. Muri bake icyari cyo cyose cyashatse akorwa kugira ngo Rusi abone ubutabera. Ave ari ahantu usurambwira afite ubuzima. Muri se twazihamagaye, twahamagaye inzego twakora igihe uzi ko turi n'ibigoryi. None se n'ubugoryi cyo dutekereza nanone kabiri. Niduhamagaye inzego z'umutekano birarangira gute? Erega ikibazo mfite n'undi umvura n'avoka yaje mu bintu nk'ibingibi, biranagaragara ko wagira ngo nawe yari yaje yijanditse mu bintu atazi ibyo ari byo. Nicyo kibazo. Waje umugore wawe agiye gupfa Kamara. Wameze neza. Umugore wa Kamara agiye gupfa. Umugore wa Kamara agiye gupfa Kamara. Umugore wawe wamubaye wagize ntabwo basha kurya nawe. Hari icyumba bamufungiyemo hariya. Ntabwo tubona ukuntu tumuha amazi, ntabwo tubona uko tumuha ibyo kurya. Ifunguzo twarazibuze ahantu bazijugunya. Kamara Nimba uri hano Mana yanjye noneho kwa Rugema barazibandwa berekeza hehe? Dore ko abagabo batinya Emile na kamarade bimanukiye bakaba bageze mu gisagara. Mana yanjye gira icyo ukora utabare kwa Rugema. Ndabizi neza yuko mwebwe muri hano mufite amatsiko yo kumenya ukuntu byakurikiyeho Emile na kamarade bakigera mu rugo rwo kwa Rugema. Reka ngusabe akanya gatoya kugira ngo mbashe kuba nagusogongeza cyangwa kukubonjesha ku byakurikiyeho kuri
filimi Inzara y'Umusaraba season ya 4 episode ya 93, aho ugiye kuba wabana nanjye muri iki kiganiro cyose kugeza kirangiye, bityo ukamenya byinshi kuri filimi Inzira y'Umusaraba. Ndagusaba gukanda ku ibuto ya subscribe, ujye naho hasi muri comment wandikemo ijambo amena, kubera yuko Emili na Kamarade nabo bigereye mu gisagara kuba batabara Metere umugore wa Kamarade. Mana yanjye biraba ibyuya ntibiba amaraso, kubera yuko bano bagabo iyo bimanukiye baba baje nk'inkuba, baba baje bimwe bidasanzwe. Reka nkufate cyangwa nkubwire ati akanya gatoya, bityo mbanze nkwibwire amazina yanjye kugira ngo tubashe kuba twabana mw'iki kiganiro nanjye unzi. Tera agatebe aho ngaho, bityo umpe wa mwanya wawe nagusabye. Njyewe ngiye kuba nakugezaho kino kiganiro nkaba nitwa Kadahomba, sheri w'ababesto banyu cyangwa besto w'abasheri banyu, umwami w'abakobwa, umusore mwiza kurusha abandi, umwana w'umugore, imbaraga zubaka igihugu. Ni njejwi abandi ni kakajwi, icyongeyeho ndi umwami w'abavuga kuri filimi nyarwanda, nkaba ndi n'umuyobozi hagati aho ngaho akaba ari njyewe ukuriye ba bana baba bavuga ibiganiro kuri filimi zose zo mu Rwanda. Unyite uko ushaka, ndi mwarimu, ndi umutungo w'igihugu, ndi mwiza, ndikunda, ndabakunda. Reka dutangirane rero n'ikiganiro cyacu hagati ahangaha kuri filimi Inzira y'Umusaraba. Nkubwira ati nizere neza yuko wamaze kuba wakanda subscribe, ukandika n'ijambo aho ngaho muri comment amena cyangwa ugashyiramo udutima, wicika intege. Rero nk'uko mubibona filimi yacu Inzira y'Umusaraba ikaba yageze aho iryoshye. Uruhande rumwe abantu benshi dufite amatsiko yo kumenya ibyo Emili na Kamarade bakimara kuba bavuga ati ahangaha ninde uhari mw'uru rugo. Ndabizi neza yuko ugiye kuba wampa wa mwanya wawe, bityo nkabasha kugira icyo nkubwiraho, ariko ngiye mvugira mu migani, habwirwa benshi hakumva bene yo. Umwana w'imfubyi yumvira mu rusaku. Nshobora kuvuga ibintu byinshi ariko ijambo nyamukuru ukaryumva. Icyo usabwa ni ukudakuraho urushinge rwawe kino kiganiro kitarangiye, dore ko ari ikiganiro kitarambiranye, akaba ari iminota mike yambashije kuba nakora nk'umwami w'abavuga kuri filimi nyarwanda. Babana ngiye kuba nakirukanamo abana bakeya nk'umwami, bityo baje kuba batoba ibintu. Ndatwika, ndarenze, ndi umutungo w'igihugu. Nk'uko mubizi neza, hano Mukandori akimara kuba yagera kwa Rugema ahise amubikamo ubwo baravuga ati Rugema we ntagikwiriye. Yahise amucangamo urushyi, amucangamo n'ibindi bintu, bityo birabatangaza. Rugema yahise ashya ubwoba, bityo rero bitangira kuba byaba ibibazo. Hagati aho ngaho mu gihe Rugema we na Fabiola bafite umugambi wo kuba bafata Metere bakamujyana mu ishyamba. Nje ndavuga ati ese koko baramutse bamujyanye mu ishyamba hanyuma ntapfe? Kandi mugani wa Fabiola akaba avuga ati mana yanjye, ibi bintu ubwiyahuzi tugiye kuba twakora, sinzi ukuntu wafata umuntu ukamuca ururimi, sinzi ukuntu wafata umuntu ukamukuramo amaso. Mu gihe Fabiola we avuga ati nje nzaba nkuri inyuma nk'umufatanyacyaha. Hagati aho ariko Fabiola aba yibaza ati ese we kurara upfumbatanye n'umugore wawe, ese we kurara ugize ute, njye mba ndi kungukira hehe? Hagati aho ese koko wowe uramutse uri Fabiola wakora iki kano kanya mu gihe batarajya mu rukiko? Ese uri Fabiola ushobora kwirengera ntuzafunganywe n'abagizi ba nabi, cyangwa waguma ku ruhande rw'abagizi ba nabi? Icyo ngicyo nicyo nibaza ati ndi Fabiola nakora iki? Hagati aho rero Iribagiza nawe akaba yabashije kuba yakereka mama wiwe yuko ari kubona. Murabizi neza yuko ibanga ari iry'umuntu umwe, ntabwo ibanga rikiri irya babiri. Ibyo yari ibya kera byo kutubeshya ko ibanga ari irya babiri hagati y'umugore n'umugabo, none ibanga risigaye ari iry'umutima ku muntu we, ndetse nawe yacunze nabi umutima cyangwa amaso yiwe aramuraburiza akavuga ibyabaye. Reka nkubwire ati rero wamaze gukanda subscribe, uri umuntu w'agaciro kandi uri umuntu wo kubahwa. Hagati aho ngaho noneho reka mpindure ijwi noneho twiganirire. sorry murambabarira, reka mpindure ijwi twiganirire. Ndi best wanyu, ndi sheri wanyu, ndi umwami w'abakobwa, umusore mwiza kurusha abandi, imbaraga zubaka igihugu. Ntibagiwe ko ndi umwana w'umugore, ni njejwi abandi ni akajwi. Nkaba n'umwami w'abavuga kuri filimi nyarwanda bose, bariya n'abana banjye. Nkaba ndi mwarimu, nkaba ndi umutungo w'igihugu mw'ibi bintu. Ndatwika, ndarenze, utaramenya ntashobora kuba
kuba hari umuntu n'umwe azi. Nimba utaramenya ntabwo uzi ibyiza bivugwa kuri filimi nyarwanda, nta nubwo uzigera usobanukirwa. Reka nkubwire ati rero hari abantu bajya bambwira ati ndirata ngo ndiyemera, ntabwo niyemera ahubwo ndabemera. Ndashaka kuba nakuramo abana bamwe bari kuvuga kuri filimi nkongeramo abandi. Nimba ufite impano yo kuba wazivugaho unyandikire kuri WhatsApp yanjye ndibuze kuba nayivuga. Ni WhatsApp yanjye ni 072 49 64 29 2 072 49 64 2. Unyite uko ushaka kubera yuko ndi umwe, ndi umutungo w'igihugu papa. Noneho nk'uko mwakomeje kuba mwabibona ahangaha ariho tugiye kuba twakibanda. Isimbi yamaze kuba yakemera yuko ashobora kuba yakora ibyo yasabwe, mu gihe shitani yamaze kuba yabona ko Isimbi abimuvugiye mu ruhame, yahise amwirengagiza aravuga ati turabivugana. Hagati aho rero shitani akomeje kuba yatera ubwoba Isimbi ndetse n'uriya mukobwa murumuna w'umugore we Nasha amutera ubwoba. Hagati ahangaha rero ese koko we uri Isimbi wakora iki? Ese kuko wowe uri Nasha wafasha iki Isimbi? Ndagira ngo mugire inama Isimbi aho hasi muri komenti. Izi komenti zanyu bajya bazisoma. Ese uri Isimbi wajya kuri polisi? Ese uri Isimbi wajya mu buyobozi? Ese uramutse ugiyeyo umwana wawe agapfa? Ariko baravuga ati aho kugira ngo uzanigwe n'ijambo uzanigwe n'uwo uribwira. Hagati ahangaha se Isimbi aramutse yemeye kuba yaryamana na shitani agahita amutera inda, Isimbi noneho yazibandwa yerekeza hebaho. Mana yanjye ndagira ngo utabare Isimbi abashe kuba yabona umwana we. Hagati ahangaha abantu mwese mufite amatsiko yo kumenya ibyakurikiyeho Emili na kamarade bakigera hano kwa Rugema. Bababajije bati ninde uhari? Bahise bavuga ati ni Rugema. Barababaza ati ese nta operation n'abantu bahari bo kuharinda? Baravuga ati nta bahari. Hagati aho rero niho bano bagabo bahise bafata umugambi wo kuba bakinjira mu nzu bagakuramo Rusi bakamujyana. Rugema rero yabaye nk'umusazi kubera yuko yamaze kuba yabura Rusi. Hagati aho ngaho ese koko biri buze kuba byaherera he? Mana yanjye, ibintu byabaye ibibazo hagati ahangaha. Ndagira ngo rero uze kuba wabasha kunyumvishiriza neza ibyo ngiye kuba nakubwira, cyangwa ufata akanya dukomeze twiganirira mu kiganiro. Mana yanjye ndacyatwika, ndarenze, ndi umutungo w'igihugu, ndi mwiza, ndarenze, nta n'umuntu ushobora kubandusha ubwiza by the way. Ariko mujya mubindenganyiriza ngo nta muhungu mwiza, ngo umuhungu mwiza ngo nkwenkwe. Barabaroze cyangwa we nani? Mwabakobwa murabona nari mwiza? Mbacangemo agafoto kanjye murebe. Reka nze nkabacangemo murebe ukuntu ndi keza cyane ku isi. Nta n'umuntu ushobora kuba ndusha ubwiza, ariko murantuka. Nimba ubona ko ndi mwiza bimbwire, ndetse nawe uri kureba kino kiganiro uri mwiza. Reka dukomeze rero, ariko ifoto yanjye ngiyo ndayikweretse kandi ndakwiyeretse. Uri mwiza, uratwika, uri umutungo w'igihugu, urarenze by the way. Mana yanjye noneho kwa Rugema barazibandwa berekeza hehe? Dore ko abagabo batinya Emili na kamarade bimanukiye bakaba bageze mu gisagara. Mana yanjye gira icyo ukora utabare kwa Rugema. Ndabizi neza yuko mwebwe muri hano mufite amatsiko yo kumenya ukuntu byakurikiyeho Emili na kamarade bakigera mu rugo rwo kwa Rugema. Reka ngusabe akanya gatoya kugira ngo mbashe kuba nagusogongeza cyangwa kukubonjesha ku byakurikiyeho kuri filimi Inzara y'Umusaraba season ya 4 episode ya 93, aho ugiye kuba wabana nanjye muri iki kiganiro cyose kugeza kirangiye, bityo ukamenya byinshi kuri filimi Inzira y'Umusaraba. Ndagusaba gukanda ku ibuto ya subscribe, ujye naho hasi muri comment wandikemo ijambo amen, kubera yuko Emili na kamarade nabo bigereye mu gisagara kuba batabara Metere umugore wa kamarade. Mana yanjye biraba ibyuya ntibiba amaraso, kubera yuko bano bagabo iyo bimanukiye baba baje nk'inkuba, baba baje bimwe bidasanzwe. Reka nkufate cyangwa nkubwira ati akanya gatoya, bityo mbanze nkwibwire amazina yanjye kugira ngo tubashe kuba twabana mw'iki kiganiro. Nanjye unzi, tera agatebe aho ngaho, bityo umpe wa mwanya wawe nagusabye. Njyewe ngiye kuba nakugezaho kino kiganiro nkaba nitwa Kadahomba, sheri w'ababesto banyu cyangwa besto w'abasheri banyu, umwami w'abakobwa, umusore mwiza kurusha abandi.
abandi, umwana w'umugore imbaraga zubaka igihugu, ni njejwi abandi ni kakajwi, icyongeyeho ndi umwami w'abavuga kuri filimi nyarwanda, nkaba ndi n'umuyobozi hagati aho ngaho akaba ari njyewe ukuriye ba bana baba bavuga ibiganiro kuri filimi zose zo mu Rwanda, unyite uko ushaka, ndi mwarimu, ndi umutungo w'igihugu, ndi mwiza, ndikunda, ndabakunda. Reka dutangirane rero n'ikiganiro cyacu hagati aha ngaha kuri filimi Inzira y'Umusaraba, nkubwira ati nizere neza yuko wamaze kuba wakanda subscribe ukandika n'ijambo aho ngaho muri komenti amena cyangwa ugashyiramo udutima, wicika intege. Rero nk'uko mubibona filimi yacu Inzira y'Umusaraba ikaba yageze aho iryoshye. Uruhande rumwe abantu benshi dufite amatsiko yo kumenya ibyo Emile na kamarade bakimara kuba bavuga ati ahangaha ninde uhari mw'uru rugo. Ndabizi neza yuko ugiye kuba wampa wa mwanya wawe bityo nkabasha kugira icyo nkubwiraho, ariko ngiye mvugira mu migani, habwirwa benshi hakumva bene yo, umwana w'imfubyi yumvira mu rusaku. Nshobora kuvuga ibintu byinshi ariko ijambo nyamukuru ukaryumva. Icyo usabwa ni ukudakuraho urushinge rwawe kino kiganiro kitarangiye, dore ko ari ikiganiro kitarambiranye, akaba ari iminota mike yambashije kuba nakora nk'umwami w'abavuga kuri filimi nyarwanda. Babana ngiye kuba nakirukanamo abana bakeya nk'umwami, bityo baje kuba batoba ibintu. Ndatwika, ndarenze, ndi umutungo w'igihugu. Nk'uko mubizi neza hano Mukandori akimara kuba yagera kwa Rugema ahise amubikamo ubwo baravuga ati Rugema we ntagikwiriye, yahise amucangamo urushyi, amucangamo n'ibindi bintu, bityo birabatangaza. Rugema yahise ashya ubwoba, bityo rero bitangira kuba byaba ibibazo. Hagati aho ngaho mu gihe Rugema we na Fabiola bafite umugambi wo kuba bafata Metere bakamujyana mu ishyamba, njye ndavuga ati ese koko baramutse bamujyanye mu ishyamba hanyuma ntapfe? Kandi mugani wa Fabiola akaba avuga ati mana yanjye, ibi bintu ubwiyahuzi tugiye kuba twakora, sinzi ukuntu wafata umuntu ukamuca ururimi, sinzi ukuntu wafata umuntu ukamukuramo amaso. Mu gihe Fabiola we avuga ati njye nzaba nkuri inyuma nk'umufatanyacyaha. Hagati aho ariko Fabiola aba yibaza ati ese we kurara upfumbatanye n'umugore wawe, ese we kurara ugize ute, njye mba ndi kungukira hehe? Hagati aho ese koko wowe uramutse uri Fabiola wakora iki kano kanya mu gihe batarajya mu rukiko? Ese uri Fabiola ushobora kwirengera ntuzafunganywe n'abagizi ba nabi, cyangwa waguma ku ruhande rw'abagizi ba nabi? Icyo ngicyo nicyo nibaza ati ndi Fabiola nakora iki? Hagati aho rero Iribagiza nawe akaba yabashije kuba yakereka mama wiwe yuko ari kubona. Murabizi neza yuko ibanga ari iry'umuntu umwe, ntabwo ibanga rikiri irya babiri. Ibyo yari ibya kera byo kutubeshya ko ibanga ari irya babiri hagati y'umugore n'umugabo, none ibanga risigaye ari iry'umutima ku muntu we, ndetse nawe yacunze nabi umutima cyangwa amaso yiwe aramuraburiza akavuga ibyabaye. Reka nkubwire ati rero wamaze gukanda subscribe, uri umuntu w'agaciro kandi uri umuntu wo kubahwa. Hagati aho ngaho noneho reka mpindure ijwi noneho twiganirire. sorry murambabarira, reka mpindure ijwi twiganirire. Ndi best wanyu, ndi sheri wanyu, ndi umwami w'abakobwa, umusore mwiza kurusha abandi, imbaraga zubaka igihugu. Ntibagiwe ko ndi umwana w'umugore, ni njejwi abandi ni akajwi, nkaba n'umwami w'abavuga kuri filimi nyarwanda.